akarere ka Nyanza gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Aha muri aka karere hari amahirwe y'ishoramari agaragara mu bukerarugendo bushingiye ku muco, kuko ni naho hagaragara amateka yaranze u Rwanda rwo hambere, dore ko Nyanza yabaye umurwa mukuru w'abami b'u Rwanda guhera mu mwaka w'1899. Iyo ugeze muri aka karere ka Nyanza utambagizwa byinshi mu biranga umuco n'amateka y'Abanyarwanda bimuritswa hahoze ari urugo rw'umwami mu Rukari. Aha tugeze ni mu Kirambi. Ikirambi cyabagaho icyotero, aho ninjoro umwami yashoboraga gutumira abandi bantu batandukanye bakaza gutarama cyangwa gutaramira umwami, hanyuma bakabyina bakishima bagasangira. Iki cyotero bacanagamo bakoresheje ibisheshe cyangwa se bagashyiramo n'ibindi biti bitandukanye byagiraga imibavu nyarwanda ku buryo bihumuza inzu, n'umwotsi wazamukaga hano ku buryo utashobora gutera ikibazo ku bantu babaga bataramiye ahangaha. Aha hagaragara umusezero w'umwami uri Mwima ndetse n'ingoro y'umwami iri ku Rwesero. Aha kandi uhasanga ahantu nyaburanga harimo icyuzi cya Nyamagana, amariba ya Gasoro na Mutende, ibigega by'umwami, ibigabiro by'umwami n'ibindi. Byaratumye hatekerezwa gushyira mu bikorwa umushinga w'umudugudu n'amateka w'umuco Nyanza, cyane ko ari naho hari izingiro ry'ubukerarugendo bushingiye ku muco mu muhora w'Amajyepfo. Iyo uhageze uhabona ubworozi bw'inka zitanga umusaruro uhagije, icyanya cyuhiye umusozi kiri Rwabicuma, ubutaka bwiza kandi bwera, amabuye y'agaciro arahatandukanye mu karere, ndetse n'ibumba ryinshi, dore ko hanubatswe ikigo cy'ubushakashatsi no guteza imbere ibirikomokaho. Ibi bikaba byaba amahirwe akomeye yo gushinga uruganda rutunganyira ibumba. Ibi byose n'ibindi tutagaragaje aha ni amahirwe akomeye ku washora imari mu karere ka Nyanza, dore ko kuvuga Nyanza uba uvuze igicumbi cy'umuco n'amateka y'u Rwanda n'Abanyarwanda. Abadahigwa b'akarere ka Nyanza dufatanye duhindure dutere imbere. Iya yanda kabuga yandi kinyobo yandi mihambi ya rukonacho kwangi hangoro kwa mugaga zihabo